Yesu ashimwe ndabashuhuje Imana ihabwe icyubahiro amena. Yewe shimye Imana pe, shimye Imana ko nongeye kubona kano kanya, nari maze iminsi mpuze nta mwanya, ariko noneho nanjye nshimye Imana ko ngiye kunshoboza. Imana iduhana umugisha hamwe uyu munsi rero. Yesu ubwo ari uri kutubwira ngo niduhumure nidukomere, yiteguye kutugirira impuhwe ngo nkuko azigiriye ba bandi bo muri cya gihe, ngo natwe tuye kutugirira impuhwe. Yesu ni umunyempuhwe, Yesu ni umunyebambe, Yesu ni umugira neza, ariko kugira ngo izo mpuhwe ze zitugereho, kugira ngo ubwo bugira neza bwe butubeho, bibe ku bugingo bwacu, turasabwa kugira icyo dukora. Icyo dusabwa kugira icyo dukora rero nacyo kitubwira. Imana ishimwe cyane, ariko tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye ko uduhaye umwanya wo kongera kuganira ijambo ryawe. Ndagushimye cyane ko wongeye kudushoboza Mana, no kongera kutwibutsa uri umunyebambe, uri umunyempuhwe, uri umugira neza. Mana witeguye kutugirira impuhwe, kuko impuhwe zawe zihoraho ibihe byose. Urakoze, komeza utuganirize, buri wese amenye kandi asobanukirwe n'icyo akwiye gukora. Mbigusabye nizeye ko ubyumvise kandi kuko ubikoze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ibice 8 duhereye ku murongo wa mbere. Aratwereka ukuntu Yesu yahagije abantu 4,000, niko umutwe w'amagambo uvuga. Noneho ku murongo wa mbere haravuga ngo muri iyo minsi abantu benshi bongeye guterana, ntibabona ibyo kurya. Ahamagara abigishwa be arababwira ati, aba bantu banteye impuhwe, kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none bakaba badafite ibyo kurya. Nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwa isari mu nzira, kuko bamwe ari abakure. Ku murongo wa 4 abigishwa be baramubaza bati, umuntu yabasha ate guhaza aba bantu imitsima, ko hano ari mu butayu hatagira abantu? Ku murongo wa 5 nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Baramusubiza bati, 7. Arategeka abantu ko bicara hasi, yenda iyo mitsima 7, arayishimira, arayimanyagura, ayiha abigishwa be ngo bayibashyire. Barayibaha. Amena. Murongo wa 7 ngo bari bafite n'udufi duke, natwo aradushimira, ategeka ko batubaha. Murongo wa 8 bararya barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura ibitebo 7. Amen, amena. Bari nk'ibihumbi 4, arabasezerera. Imana ishimwe cyane. Reka umurongo wa 10 ngusome ngo uwo mwanya yikina mu bwato n'abigishwa be, ajya mu mpande z'Idalumanuta. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro bene data. Dusomye inkuru z'uko Yesu yahagije abantu 4,000, ariko iri jambo ry'isanganyamatsiko ni ahangaha narikuye, ahangaha dushaka gutinda. Yesu yabagiriye impuhwe, ariko abagirira impuhwe kubera impamvu runaka. Yabagiriye impuhwe kubera iki? Kubera ko aba bantu yaravuze ngo ku murongo wa 2 ngo aba bantu banteye impuhwe, kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none bakaba badafite ibyo kurya. Ni umunsi wa gatatu bari kumwe na Yesu Kristo, bakomeza kumukurikirana aho agiye bamukurikirana, kuko dutangira bavuga ngo muri iyo minsi abantu benshi bongeye guterana. Bari bateranye, barongera baraterana. Imana ishimwe cyane. Bivuga neza yuko aba bantu uko Yesu yajyaga guteranira hariya baramukurikiraga, uko Yesu agiye guteranira hariya akabakurikira, kandi Yesu arabona. Yesu arabona nta kimunyura ku ruhande. Abateranye nabo ku munsi wa mbere yarababonye, abatashye ku munsi wa mbere yarababonye, abatashye ku munsi wa kabiri yarababonye, abamukurikiye ku munsi wa kabiri nabo arababona, abatashye ku wa gatatu abonye atinze kubagaburira nabo yarababonye, kuko hano twabonye ko yabagaburiye umunsi urangiye, ari igihe cyo kubasezera ngo bagende. Yesu bamutera impuhwe, ariko harimo bashobora kuba baratashye hakiri ku munsi wa gatatu, ariko nabo bagataha, kuko bari bagize bati yenda aratugabura ku munsi wa mbere, aratugabura ku munsi wa kabiri, se aratugabura se hakiri kare ku munsi wa gatatu hakiri kare. Ariko barakomeje gutegereza, babonye atabagaburiye biviramo bigendera, ariko abangaba bakomeje kumunambaho. Imana ishimwe cyane. Bakomeje kumunambaho, bakomeza gutindana nawe, bakomeza kumuba hafi, bakomeza kubaho ngaho kuri Yesu. Baravuga ati, amagambo yawe araturyoheye ntitukuvaho.
Imana ishimwe cyane. Nawe arebye aravuga ati aba bantu banteye impuhwe pe, banteye impuhwe. Umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, na n'ubu turacyari kumwe. Ariko reka mbabwire akantu karyoshye Yesu yavuze. Aravuga ngo aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe. Imana ishimwe. Umunsi wa gatatu turi kumwe. Ariko twibuke, ndaza kukavuga wowe Imana ifashe nikanyibagire, ngo kuko ari uyu munsi wa gatatu turi kumwe, ngo none bakaba badafite ibyo kurya, nimba sezerera ngo basubire iwabo biriwe, ngo nimba sezerera ngo basubire iwabo, ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwira isari mu nzira. Baragwira isari mu nzira, ngo kuko bamwe ari abakure. Aka kantu kamfashije, icyampa nawe kakagufasha. Ngo kuko ngo nimba sezerera batariye biriwe ubusa, isarira baragwira isari mu nzira. Kugwira isari mu nzira niho baricirwa n'inzara mu nzira. Ngo kuko bamwe ari abakure. Kamfashije, ndagira ngo nawe ibi bintu bigufashe. Ibi bintu, iri jambo abantu b'Imana baryigishijeho ari benshi. Ntacyo navuga ngo nje kuvuga kiri dasanzwe, ariko nge bya mbere bidasanzwe, nawe ahari wenda wasanga bikubereye ibidasanzwe. Naryumvise kenshi iri jambo, naryumvise inshuro nyinshi cyane, sinshobora kumara inshuro naryumvise, ariko narisomye numva nanjye rimbereye rishyashya, ahubwo ukagira ngo ntabwo nigeze kuryumva ukundi. Iri jambo ngo kuko ngo bamwe ari abakure. Ako kantu ntabwo Yesu ashobora kukwemerera ngo ugwire isari mu nzira. Urugendo ufite Yesu araroze, aho ujya Yesu araharoze. Twese ntabwo dufite urugendo rungana. Buri wese afite urugendo rwe uko rungana, biranyuranye, biratandukanye. Umuntu ashobora kuba afite urwa hafi, undi ashobora kuba afite urwa kure. Bivuga ngo ikizi? Bivuga byinshi. Bivuga byinshi. Ushobora kuba wasigaje umwaka umwe ngo mve muri uyu mubiri, ushobora kuba wasigaje imyaka 10 ngo uve muri uyu mubiri, ushobora kuba wasigaje 50, ushobora kuba wasigaje 100 ngo mve muri uyu mubiri. Yesu ashobora kuza uyu munsi twese tugahita tugendera icyarimwe. Imana ishimwe cyane. Ariko urugendo rwawe Yesu niwe uruzi. Ariko uko rwaba rungana kose, ntabwo uzagwira isari mu nzira. Nutindana na Yesu ukamugumaho, ntabwo uzagwira isari mu nzira. Imana iduhare umugisha hamwe. Haleluya, haleluya. Ikindi gihe numvise byashobora kuba bishatse no kuba byambwira, nuko ngiye numvise bishobora kuba byanashaka kuvuga yuko umutwaro wawe uko ukuremereye ntabwo ukuremereye ukungana nk'uko uremereye uriya wundi. Aho ujya ntabwo hareshya n'aho uriye. Wowe ushobora kuba ujya hafi wenda gusubizwa, undi agasubizwa kiriya gihe, undi agasubizwa kiriya gihe. Imana niyo ibizi. Imana niyo izi nimba wowe igisubizo cyawe kiri uyu munsi. Imana niyo ibizi niba igisubizo cyawe kirejo. Imana niyo ibizi niba igisubizo cyawe uzategereza umwaka. Mana yanjye, njye numvise nongeye kuvuga nti Imana mfashe kongera kwihangana. Imana itwongera ukwihangana dutegereze, kuko Imana izi urugendo rwacu uko rureshya. Imana ikongera ukwizera mwene data. Imana izi kugenda urugendo rwawe uko rureshya, niba ari vuba, niba ari kera, niba ari ryari. Ariko twibukire ijambo ngo umunsi umwe ku Mana ngingana n'iminsi 1000. Iminsi 1000 ku Mana bingana n'umunsi umwe. Ibyo bintu ni Imana yonyine zishobora kubidusobanurira, kandi kabisobanura kuri muntu ku giti cye. Imana rero icyo ishaka kutubwira ngo twihangane, dukomeze, tumugumeho, tugumane nawe ya minsi 3, tuba tukiri kumwe nawe, twe kurambirwa, twe kwivumbura. Urivumbura se bikumarira iki? Urava kuri Yesu ujye hehese. Petero ko wavuze ngo nakuva nkajya hehe, ngo ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Turava kuri Yesu se tujye hehe? Twimarira iki se? Turava kuri Yesu bya bisubizo byacu tubyisubirize. Ngo oya, ngo ndarambiwe rwose, ngo birananiye, ngo mbivuyemo, ngo kwihangana byarananiye, ngo no gusenga bisigaye byarananiye. Urahima nde ko ari wowe wihima? Birakunanira, ubive, mureke gusenga, ureke kwihangana, uriyungurikize. Ahubwo reka tugume kuri uyu mwami, tumugumeho Yesu. Niwe uzi igihe cyo kudusubiza, niwe uzi urugendo ruri imbere yacu. Imana ishimwe cyane. Kuri uyu murongo wa gatatu ngo nimba sezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwira isari mu nzira, kuko bamwe ari abakure. Imana dufashe cyane. Ntabwo ndi buvuge ku by'imitsima, ntabwo mvuga ukuntu bahaze, barariye, barahaze, barashigaje. Ariko hari akantu karyoheye ku murongo wa 8 ngo bararya, barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura ibitebo 7.
gusa nta kintu bikubwiye. N'umubare wuzuye w'Imana, ibitebo birindwi iminsi yose, best recovered iminsi yose ufite ibyo kurya iminsi yose. Yuzura ibitebo birindwi byose buri munsi, ku wa mbere, ku wa kabiri, kugeza ku cyumweru, buri munsi ufite ibyawe. Imana ishimwe cyane. Yarabavuga ati nimureba ko bisigaye, n'abigishwa be babibone, be kugira ubwoba, be guhangayika. Nabo ubwabo babibone, be guhangayika. Buri munsi ufite ibyawo, buri munsi ufite ibyawo, buri munsi ufite ibyawo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Njye numvise ni ukuri, nongeye kumva ko nsabye kugira ngo Imana ifashe kwihangana. Numvise nsabye ko Imana yamfasha kugira ngo ndusheho kuguma ku bw'uyu mwami wanjye. Imana ihabwe icyubahiro, nawe igufashe. Twige gutindana na Kristo, twige kuba kuri Yesu, twige kumugumaho. Yesu afite byose, Yesu afite amagambo y'ubugingo, kandi ntabwo tuzicwa n'inzara mu rugendo. Imana ishimwe. Nta abaririmbyi babirimbye neza cyane ngo ntabwo uzicwa n'inzara mu rugendo. Oya rwose, ntabwo tuzicirwa n'inzara mu rugendo turi kumwe na Kristo. Ntabwo tuzicwa. Isari ni iyi nzara nyine, iraba inzara nyinshi, ikarushaho kuba nyinshi. Inzara ijya kuba isari ari uko yabaye inzara ikabije. Ntabwo tuzicirwa n'isari rero mu rugendo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ni ukuri, mu nyemerere dusome n'aya magambo yandi ari muri Petero wa kabiri ibice 3 umurongo wa 8 n'uwa 9. Haravuze ngo, ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe, yuko ku Mana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Imana ishimwe. Naho reka mbisome kuko byanditse muri Bibiliya pe. Hari abantu baba batazi aho byanditse bakagira ngo hari urabihimbye. Reka mbivuge, birahanditse mu ijambo ry'Imana. Haravuga ngo iri jambo ntirikadusobe, ntitukaryibagirwe, duhora tuzirikana yuko umunsi umwe ari nk'imyaka 1000. Umunsi umwe ni nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Ibyo bintu wabishyira mu mibare, abantu bize imibare cyane sinzi niba bashobora kubishyira mu mibare, ariko niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Bitubwira ngo twe kubara iby'imibare, twe kujya mu by'imibare, twe kuvuga ngo imyaka ishize niyi, imyaka isigaye niyi. Yesu akorera igihe ashakiye, Yesu akorera mu buryo bwe. Imana ishimwe. Ariko ijambo tugomba kwitaho kandi nanone niri ngo Imana, ngo umwami Imana ntatinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana ntitinze isezerano bene data nk'uko bamwe bajya babivuga. Niba rero ubona utinze gusubizwa, ntabwo ari uko Imana yatinze isezerano, ahubwo ni ya myaka ingana nk'umunsi umwe itaragera, ni ya myaka 1000 ingana nk'umunsi umwe itaragera, ni cya gihe kitaragera. Ihangane nanjye nihangane, dukomeze kwihangana. Imana yacu izadusubiza byanze bikunze. Imana ntigitinze isezerano, igihe cyayo kigeze irakora. Imana iduhana umugisha hamwe. Ikindi kandi tumere muri ba bandi bamugumyeho, tube muri ba bandi bamugumyeho. Umunsi wa mbere wihangane, umunsi wa kabiri wihangane. Ibyo ari byo byose, niba umunsi umwe ungana nk'imyaka 1000, uzaramba imyaka ingana gute? Icyo kigeragezo kizahumaho igihe kingana gute? Icyo cyaje kizanjye. Njye numvise nongerewe imbaraga, numvise nongere kongera gusubizwa, numvise nabikuruye ndabyegereza, ndavuga nti nanjye ngiye gusubizwa rwose, nanjye ngiye kwihangana. Ngwino rero twihangana, nanjye mfite ibyanjye. Erega ntabwo ari uko mvuga ko ntabyo mfite. Nanjye mfite ibyanjye, nawe ufite ibyawe, ahubwo ndakurehereza kugira ngo dufatanye twihangane, dutegereze gutabarwa n'Imana. Imana iduhana umugisha hamwe. Haleluya. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Imana igufashe, nanjye mfashe, ikomeze kudushoboza. Ndagushimye, ndaguhimbaje Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, ntawuhwanye nawe kuko uri Imana. Uri Imana. Uduhe kukutindaho no kukugumaho, utugirire impuhwe Mana, utugirire impuhwe nk'uko wazigiriye bariya mwari muri kumwe kiriya gihe. Natwe urugendo rwacu uraruzi, n'inzara yacu urayibona. Utugirire impuhwe kandi uduhaze Mana, uduhaze ijambo ryawe, niwo mutsima w'ubugingo. Urakoze, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo.